Hezekiya murabyibuka yaravuze ngo mana ndacyafite igitaramo cyo mu rusengero, ndacyafite kukubyinira, ndacyafite kujya gusana hasenyutse, ndacyafite gutanga amaturo n'ibitambo, ndacyafite gukora umurimo. Ntabwo nje nubwo Yesaya yabihanuye. Imana ibwira Yesaya ngo subirayo, subirayo ujya kumubwira ngo nongereye igihe cyo kubaho kandi tari wasakasha eribosi yashayibo. Umva mabwire, iyo twakoze ku mutima w'Imana ibyari ibyago bihinduka umugisha. Ibyago byawe bigiye guhinduka umugisha, amarira yawe agiye guhinduka ibitwenge. Ninde ubyakira avuga ngo amena. Erega ntabwo uzapfa gupfa nubwo hari abifuza ko wapfa, ikindi ntabwo uzakorwa n'isoni nk'uko bamwe babitegereje. Urupfu ntabwo rwabuza abarwica, ikindi ntabwo rufitiye ideni. Igihe kizagera nawe utahe usange sogokuruza Aburahamu. Hari ibintu bibiri, iyo abana b'Imana bahawe igitaramo ab'umwanzi bajya mu kiriyo, iyo itorero rya serebuye ikuzimu bajya mu kiriyo. None kuko igihe cyose twateranye Imana ikabana natwe ikuzimu bajya mu kiriyo, kuko imigambi yabo ipfa ubusa. Reka nkubwire, imigambi ya Satani irapfa ubusa. Uruzabibu bigiye gutera kaba akazi, uruzabibu bigiye gutera yaba inzira y'ubutabazi, uruzabibu yabigiye gutera yaba ari amafaranga, uruzabibu bigiye gutera yaba ari icyifuzo wazanye. Urwo ruzabibu Imana igiye kurutera kandi ni wowe uzarurya mu izina rya nde. Tekereza kuri iyo Mana yawe, yitekerezeho. Ori kasate reko shataraka siyeshaya. Zamuri sengesho ryawe, ushimira iyo Mana yawe. Shimira iyo Mana yawe nziza. Shimira iyo Mana yagiye kurwanirira. Shimira iyo Mana yagiye gutabara. Shimira iyo Mana yagiye gukiza. Shimira iyo Mana yagiye kubaha. Shimira iyo Mana yakurengeye ku munsi mubi. Shimira iyo Mana yarwaniriye abana bawe. Shimira iyo Mana yagukijije neza. Shimira iyo Mana Kristo. Shimira iyo Mana yawe. Shimira kwagirira neza mu buto bwawe. Imyaka yose itambutse kugeza uyu munsi. Misi yose yatambutse iyo Mana arakurwaniriye, yagutereranye, yakubereye Imana. Shimira iyo Mana yawe. Yishimira ibyo yagukoreye, yishimira ibyo yakoreye byose, yishimira ibyo yaremye ku buzima bwawe. Narakubonye Yesu,
twarakubonye Kristo Yesu. Imbaraga zanjye zaziraniriwe, imbaraga z'ababyeyi yakurindiye abana, yakurindiye umugabo, yakurindiye umuryango, yakurindiye business, yakurindiye akazi, yakurindiye ababyeyi, yakurindiye ahantu wari uri. Byari bikomera habaye, iyo ni Imana y'imbabazi, twarakubonye utugaburira, twarakubonye udukiza ibyorezo, iyo ni Imana ihindura amateka, iyo ni Imana igira ikirambika gikomeza. Rika soto teka sharamo, rika sete reko sota rayasha, riko soto reko shaibo. Mwiza Yesu, twarakubonye muri byose, tugiye kubivuga byose ntago twabirangiza. Indirimbo yaravuze ngo n'amazi yose yahinduka wino, ibindi byose bigahinduka amakara. Ntabwo twarangiza urukundo rwawe Yesu, niyo mpamvu tugutuye mpamvu tukubaha. Gira neza muri byose, urakiza, urarengera kandi ugatabara. Twabonye ababyeyi nta rwandiko rugira imbaraga imbere y'Imana, na dosiye iyo ari yo yose Imana irayihindura. Iyo ari yo yose imbaraga yagira Imana igira ute? Irayihindura. Ariko Imana ni nziza. Muri imbyararimbye aravuga ngo erega ntabwo uzapfa gupfa nubwo hari abifuza ko wapfa, ikindi ntabwo uzakorwa n'isoni nk'uko bamwe babitegereje. Urupfu ntabwo rwabuza abarwica, ikindi ntabwo rufitiye ideni. Igihe kizagera nawe utahe usange sogokuruza Aburahamu, ibyo gukenyuka ntabwo bikirimo. Erega ntabwo uzapfa gupfa ngo hari abifuza ko wapfa, ikindi ntabwo uzakorwa n'isoni nk'uko bamwe babitegereje. Urupfu ntabwo rwabuza abarwica, ikindi ntabwo rufitiye ideni. Igihe kizagera nawe utahe ibyo gukenyuka ntabwo bikirimo, ibyo gukenyuka ntabwo bikirimo, ibyo gukenyuka ntabwo bikirimo, ibyo gukenyuka ntabwo bikirimo. Mureke mbabwire, hari umuntu Imana yongereye imyaka yo kubaho. Enda n'amakuru y'urupfu arayafite, ariko Imana irukuyeho. Iri teraniro Imana irihaye umugisha. Iyo twahawe umugisha, n'uwari bugendera mubwira ngo komeza nawe usabane n'abandi, komeza usabane n'abandi, komeza ukora igitaramo n'abandi. Imana iranezerwa ikavuga ngo nimumureka ntaramire, nimumureka mbyinire, nimumwihorere. Hezekiya murabyibuka yaravuze ngo Mana, ndacyafite igitaramo cyo mu rusengero, ndacyafite kukubyinira, ndacyafite kujya gusana hasenyutse, ndacyafite gutanga amaturo n'ibitambo, ndacyafite gukora umurimo. Ntabwo nje nubwo Yesaya bihanuye. Imana ibwira Yesaya ngo subirayo ujye kumubwira ngo nongereye igihe cyo kubaho, kandi tari wasakasha eribosi yashaibo. Umamabwire, iyo twakoze ku mutima w'Imana, ibyari ibyago bihinduka umugisha. Ibyago byawe bigiye guhinduka umugisha, amarira yawe agiye guhinduka ibitwenge. Ninde ubyakira avuga ngo amena. Hari igitaramo kitari bugutaramireho n'icy'abanzi bawe. Nongera mbisubiremo, hari igitaramo kitari bugutaramireho n'icy'abanzi bawe. Bagize amakuba kuko bo barajya mu kiriyo. Hari ibintu bibiri, iyo abana b'Imana bahawe igitaramo, ab'umwanzi bajya mu kiriyo. Iyo itorero rya serebuye ikuzimu bajya mu kiriyo. None kuko igihe cyose twateranye Imana ikabana natwe ikuzimu bajya mu kiriyo, kuko imigambi yabo ipfa ubusa. Reka nkubwire,
imigambi ya Satani irapfa ubusa. Imigambi ya Satani irafata ubusa. Ibyo umwanzi yagambiriraga birafata ubusa. Mubwire ngo birafata ubusa. Barafata ubusa. Ayinya mubwire rata muhinduke. Dore none mufite kibazo kijye umureba, jye umubwira, umubwire nata numva umwumvishe. Mubwire ngo Satani arafata. Dore izafata mbiri byishyira hejuru, imivumo y'abatwanga ntizadufata, kuko bavuma rimwe ikaduha umugisha, ikaduha umugisha. Ngiri cyubahiro ni mu mwongere ikindi. Yego we dore izafata mbiri byishyira, imivumo y'abakwanga ntizagufata, kuko bavuma rimwe igakuba kabiri ikaduha umugisha. Ngiri cyubahiro ni mu mwongere ikindi. Yego we dore izafata mbiri byishyira hejuru, imivumo y'abatwanga ntizadufata, kuko bavuma rimwe igakuba kabiri ikaduha umugisha. Ariko ko numva ngiye gutarama wa ko numva ibintu bitari bisanzwe byaturutse he, byaje biti kandi ubu neretswe nashize, ubu neretswe n'ukuri kose. Ijuru ryaje. Hariho umushuti wanjye ndashaka kuzamutumira kongera kaza, ayiruka turi kwa Nayinzira, bamwita Ndamayize Matayo. Ajya yaravuze ati Ndamayize Matayo, ati ngeze kwa Nayinzira, ati Edouard, ati ni hano, atarika Imana yamiguterura wa, yamikuzana mu mujyi neza, yamigutereka kuri kaburimbo. None Imana yarabikoze. Ariko Imana reka tuyikomera amashyi, nzamutumira Ndamayize inshuti yanjye. Ajya avuga ati ariko ati ndahumiwe, ati se mujya mumenya ko Imana ikora nonaha. Imana yamikora Messi, Imana yamikora nonaha. Yemwe Ndamayize ndamukunda, muzane ndamuhamagara mubwiraze ko mwamukumbuye. Turanatura ngira ngo avemo, yaraherutse muri Kenya, yari mu ngendo zitandukanye, ariko twaravuganaga. Nzamubwira se yadusanze kwa Nayinzira hakurigiriye. Icyo nenda kubabwira ni kimwe, ntabwo biraguma uko abibonaga. Oya, mbwirira uwo muturanyi mubwire ngo ntabwo biraguma uko abibonaga. Ariko aba mama ko mutamubwite niko ntabwo biraguma uko wagira gute wabibonaga. Peji ishya, umva mbabwire none ni isezerano rishya. Ibya kera ntimubyibuke, birazinzwe. Ibya kera bigira ute? Birazinzwe. Hari paje nshya ku buzima bwawe, 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 hari ubutabazi bwihuse ku buzima bwawe. Yesaya 65 murongo wa 17. Yesaya 65 murongo wa 17. Ndarema ijuru rishya n'isi nshya, ibya kera Oria kasika shatariko sotoreka shaibo, Oria bosita tika shatayiko shaibo. Yesu mwiza wanjye. Ariko mwahageze. Ndarema ijuru rishya n'isi, ibya kera episode seri naku inazingwa tayari. Dore ikintu nenda kuguhanurira none ukiva hano, umuntu wese umubwire ngo amateka yanjye yahi, niyasama umubwire ngo uzaze nkwereka ahindukira, kuko ibirego byose biragukurwaho, dosiye zose zirakunjwa. Ibyo umwanzi yavugaga ngo wowe Imana ntigukunda biragiye.
ni wowe Imana igiye gukunda kuruta abandi, ni wowe Imana igiye kwiyereka, kandi igiye kukwiyereka atari ukuri mwiza, ahubwo amateka yagize ute yazinzwe. Bibiliya iravuga ngo dore ndarema ijuru rishya n'isi nshya, ibya kera ntibizibukwa kandi ntibizatekerezwa, ahubwo nimunezerwe mujye mwishimira ibyo ndema, kuko ndema i Yerusalemu ngo mpagire ibyishimo, nkarema abantu baho bakaba umunezero. Nzanezererwa i Yerusalemu nishimira abantu banjye, kandi ijwi ryo kurira n'imiborogo ntibizahumvikana ukundi. 20 ntihazongera kuba mu mwana umaze iminsi mikeya ibyita gukenyuka fini termine, cyangwa umusaza udashyikije imyaka ye, kuko umwana azapfa amaze imyaka 100. Uwo ni umwana azapfa amaze imyaka 100. Vuga ngo karande yo gukenyuka inakwisha. Umwana azapfa amaze imyaka ingahe? Ubwo umusaza azaba agize 120. Yes. Ariko muzi ko ari abantu bajyaga bavanga imisatsi ibiri bazayigira y'imvi, ukora ku mutwe uvuga ngo imvi zizaza. Bihanure, kuko abagome bo bahari bo kukwica barahari. Wowe ntutinye, vuga ngo Mana yanjye imvi zizaza. Kandi mwitonde, hari imvi ebyiri. Hari imvi z'umuruho, hari n'imvi z'ubukure. Ntabwo mvuze iz'umuruho, mvuze iz'ubukure. Utaza kwakira iz'imiruho, ntabwo ari we wavukiye kuruha, ntabwo ari we wavukiye kubona amakuba, ntabwo ari we wavukiye kurira, ntabwo ari we wavukiye gutukwa. Imana ishaka kubisikanya ibihe. Igihe kibi kibisikana n'icyiza, igihe cy'amarira kibisikana n'icy'ibyishimo, igihe cyo kuvugwa kibisikana n'igihe cyo kuvugwa neza, igihe cyo gukena kibisikana n'icy'ubukire. Igihe urimo hari ikindi kigiye kuza, kandi ndahanuye ngo kibe cyiza. Kora kuwo mutwe uvuga ngo imvi zizaba uruyenzi. 21 bazubaka amazu bayabemo. Unyumve neza, ntabwo abubaka amazu yose ariko bayabamo, ntabwo abubatse aya mazu ya Kigali yose ariko bayatuyemo. Hari abageze Ryabega Nyagatare bagenda barubatse muri Kigali, ariko iminsi bagejeje Ryabega. Abandi bagejeje ntuze Kinyamakara. Yes. Munyumve neza, ntabwo inzu zose zubatswe izimureba, abazubatse aribo bazirimo. Ariko umva ubuhanuzi, bazubaka amazu iyo idafashwe n'amanegeka ifatwa na cyamunara. Hari abubatse bubaka nabi mu manegeka arazitwara, kandi bari baratimaje. Ngewe rero mujye mwitonda, nta randorodi ngira, ni nge randorodi wa bose, amanegeka gusa. Fini. Ati Yesu we, ati banzaze mu manegeka. Nta wirata, umuntu yirata Imana yavuze, ariko itavuze witonde. Iravuze ngo bazubaka amazu bayabemo. Ntabwo abarongorwa bose ariko bazisaziramo. Mujye munyumva neza icyo Imana ibishaka kuvugana namwe. Hari abazibayemo bazivamo, abandi bazijyamo, kandi barazivunikiye. Mbibutse ko hari igihe uva mu rugo rwawe rwari rwejeje byose bihari, hakinjiramo utarabiruhiye. Ariko Imana iravuze ngo bazubaka amazu bagira ute? Bayabemo. Urwo rugo rubemo, n'urwawe, bana n'abawe, sezerano ni iryawe. Rikashataria sikabo. Kandi mbibutse ko mu mbaraga ziturwanya nizishaka kudukuraho ngaho. Iyo mbaraga Imana irayimenagura kuri uyu munsi wo kumenagura imbaraga z'umwanzi. Urugo ugiye kubaka ugomba kurubamo. Munyumve neza, akazi ugiye kubona ugomba kugakora ukakakora, kuko hari abamara amezi 3 bakabaragiye, akagenda agakubita mwane hariya akabaragiye, agahora azenguruka mu tuzu ukagira ngo niwe baremeye kuzunguruka. Icyo gihe cyo kuzunguruka
ngiye. Akazi Imana igiye kuguha ni keza, ni uburyohe, kazatuma usenga Imana, kazatuma wegerana n'Imana, kazatuma ubohoka, kazatuma ushaka Imana uyibone, kazatuma ubona n'Imana mu buryo bwose. Eliya sikotika shatariya saibo. Umva neza, isezerano Imana ishaka gutanga niryo ugomba kubamo. Kugeza uyu munsi umuntu akaba avuga ngo Mana uzampa umwana, uzankiza igikomere cyo gupfusha, uzankiza amarira, uzanyibagiza umubabaro w'igihe kirekire, uzawunkiza. Iya mbere ikavamo, iya kabiri ikavamo, iya gatatu ikavamo, bamwe bavanamo esheshatu. Ntabwo nzibagirwa umugore nasengeye yaravanye mwenye. Ndashimira Imana n'uwimuhanga, uyu munsi yarabyaye amaze gukikira babiri. Yaraje ararira arambwira ngo pastor, birashoboka ko natwita indi kagumamo? Birashoboka. Ndamubwira nti birashoboka, birashoboka. Arambwira ngo abantu uko bansengeye ari benshi, se wowe wizeye iki? Ndamubwira nti yanjye itandukanye na yabagusengeye, kuko yabagusengeye sinyizi ingenzi yanjye. Umenye Imana yawe, ntabwo ingombwa ari iz'abandi. Naramubwiye nti yangira tumubyara, iyangira tumukikira. Musengera nuzuye kwizera, uko kweza gusama amezi 9 arabyara, abyara uwa mbere wabyaye uwa kabiri. Turashimira Imana, turashimira Imana. Bibiliya yatubwiye hano ngo bazubaka amazu bayabemo, bazatera inzabibu barya imbuto zazo. Reka mbabwire, abenshi bafite igikomere cy'uko batunze bikabaca mu myanya y'intoki. Abari bafite amahegitari y'ubutaka uyu munsi batuye ku bukuna. Abenshi bari bafite ubutaka bwiza, iwabo bavutse heza. Dufite abana bavuga ngo iwacu bari abakire ariko babaye abakene. Dufite abantu benshi baririmba iby'iwabo ibya kera, ariko uyu munsi batuye ku gasi, ntibafite ubakunda, ntibafite ubasabira babwira ati yemwe iwanyu baradufashije, ntibafite uwababwira ati mwagize umumaro. Babayeho nk'abaretwa, ariko nyamara mbere hashize byari byiza. Dore ikibazo kihaba, ukumubona iyi suku iteye ihora yiteguye kwambura abantu. Ninde uzagumana umugisha ahabwa n'Imana? N'uw'Imana ivugaho. Bwana asifiwe. Ninde uzawugumana? Ninde uzagira ubutunzi akaburamana? Ninde uzagira urugo akarugumana? Ninde uzagira abana akabagumana? N'umuntu Imana ivugaho. Bwana asifiwe. Bibiliya yatubwiye ngo bazatera inzabibu barya imbuto zazo. Mureke mbabwire, hano nahabonye umwuka uteye ubwoba. Kigali iteye ukwayo. Ufungura ka business, iruhande rwawe hakaza ufite imbaraga, warakwiga neza akareba intege nke ufite z'ibyubura, akazana copy paste y'ibyo ufite, agakuba kabiri cyangwa agashyiramo n'ibindi utari ufite. Ba bandi bose ni wewe watekereje umushinga, ni wewe wawize, ni wewe wawuruhiye, ariko abahakazi ivuga ngo abahakaza amabandi bazi guhakinga ibyo batagiye kurirarira amajoro. Yarangiza akaza akavuga ati wowe nta mbaraga unafite, akakumira bunguri. Hari ikitamirwa n'Imana ivuga kirabahagama. Iyi Imana ikubwira ngo uzatera uruzabibu urya imbuto zaro, nuko izi ko ari abazi kuvutsa barahari. Iyo ubuse mbabwira abakobwa barambagizwa ntibarongorwe, ukarambagiza ukajya uri mfite sheri nani yanjye telefone hano, ukabura kase kwa mwene so, mwene wanjye dore kwa Sasha, none se umusore ni bogari yakoze afite n'igituza we, bikazarangiraga igituza bagitwaye, ugasigara ati Yesu we, tari koko mbona runaka musigaye mugendana kandi ari nge wamukweretse. Ntukajye mumena amabanga, mujye kumana ibintu byawe mu ibanga. Ujya kwirirwa werekana, kubita profile, kubita status, kubita ahantu hose, ibintu bitari byaca mugabanya itonde. Ukumwerekana hari n'abandi bamuzirega burya. Hari n'abandi bamuzi bashiki bacu bamushaka gusa bafite n'amafaranga. Noneho gawe nta nakazugira, nta n'amafaranga ugira, nta na konti ugira. Imana iguciriye akayira, utangiye guhita umena amabanga kugasoza ati to ugira iki se kiramurinda usibye Imana yamukurindira? Ariko dore isezerano Imana itanga iravuga ngo
nitunatera uruzabibu nitwe tuzarurya. Murabizi haza hari inkongobotsi z'abahungu n'abakobwa zizi gushimuta ibyacu. Uzi kurara uhinga message guhinga, WhatsApp guhinga, Facebook guhinga, ugize amahirwe akabuto karashibutse, inkongobotsi vuga inkongobotsi zikaba ziraje kugashimuta. Imana izikurinde mwebwe abakiri mu nzira yaho hantu gatwavuyeyo twebwe, ariko mwebwe bakiriyo Imana ibarindire n'ukuri. Njya mbabara hari umwana w'umukozi mu rugo iwacu, najyaga ndarasengera muri salo nawe nkumva ari kuvuga ese ngera aho ndibaza ese ko nge nsenga uriya wari maramara iki, nza kugenda nanjye ndagenda hari ku cyumba ndasunika ndamubaza ese uri mu biki, sanga telefone yayihwaniye neza ari muri ibyo bintu bana yanjye. Ese uyu muntu uko yarushye, uyu muntu ugera saa 9 natwe turamubyutsa ngo afate abana bajyane ku ishuri mu gitondo saa 11 aryama ryari. Nge ndaye sengera umurimo w'Imana nawe arayahinga. Ibaza akazajya kubona inkongobotsi ngo pya amajoro akamubera imfabusa. Abenshi nibyo bikomere mugendana, ariko dinginga Imana none mukimana igomba kwica, yica umwuka kunyaga, yica umwuka kwambura amahirwe yari yaje, yica umwuka kunyaga igihe cyawe cyari cyageze. Uruzabibu rwawe urutere, urwuhire, uruhinge, uruhingire, uzarusarure mu izina ryande. Yes, kuko ntabwo biba byoroshye. Zasorute n'ibindi ntabwo mubizi, kwirirwa mu reba intoki mugenda mufatanye, ejo umuntu akaza akajya hagati akabatandukanye, kandi bikaba rimwe, bikaba kabiri, bikaba gatatu, bikaba kane, bikaba gatanu. Hari benshi basigaye bataski iyo pasi yawe sinyishaka, akira pasi ati Imana indinde pasi. Nta pasi mu bintu shaka, aho nakomerekeye birahagije. Pasi murayizi niba ari pasi abagabo mwebwe mwavuyeyo ndi kwivugana n'urubyiruko. Pasi bakagupasa w'Iburayi, bakagupasa uwo muntuze hariya muri Afrika ya Nigeria, bakagupasa w'Ibugande, bakagupasa wa Europe, bakagupasa Canada. Ati none uri indege ndagiye ati pastor we hamisha koza ikiganza ngende, niko bigenda. Nubu hari abaza rwose akabati habishyiraho ikiganza pasi, kandi nanjye ngomba kubikora kuko nicyo nashyiriweho. Akakubwira ati nzurira indege nje kugusaba, tumenye inkongobotsa hije kamwinjirira neza, akazaza ntunamenye ko yageze Kigali, ariko Mana yanjye ariko ingorane ziragwire. Ukazajya kumva ngo aro sheri ataro kombo numpamagaje yo mu Rwanda se, tindi mu Rwanda wahageze ryari se, aturumva naje bitunguranye hafi hari umuntu waje kumwakira mbere yawe. Niko bigenda, ariko bene ibyo bintu bitera agahinda kuko murahinga cyane mukavunika cyane. Amen. Imitima ihumeka kandi koko nibyo kuba byemerewe, sikurara amajoro. Imana ibampera umugisha, reka simbitindeho. Bibiliya iravuga ngo bazatera uruzabibu barya imbuto zarwo. Dore igisobanuro cyabyo ni ukuvuga ngo wowe umushinga watangije niyo uzawuza, kuko hari igihe umuntu atangiza ibintu ariko ntaba ari ubyusa. Yes, ushobora gukora projet ntazaba ari wowe uyusa kandi ari we fonda. Ushobora gutangiza ikindi icyo ari cyo cyose ukabura amahirwe yo kucyusa. Abenshi ni aba specialiste mu gutangiza ibintu, ariko umwanza bibanyaga bageza aho bakabiriye. Amen. Uzi guplaninga A B C ibintu kabisetinga ukabyubaka, ejo abafite amaboko bakanuye, bacyaje amenyo, basamye, bakaza bakabihekenya, bitera agahinda. Uzi kubona ugura imodoka yawe nziza, ukazajya kubona ukabona icyago kiraje kikwambuye bigutunguye, ukazajya ubisikana n'amaguru n'uwo wayihaye, akajya amanura ikirahure ati dore ndi kugendera muri ya yindi. Ukajya ubwira abo muri kumwe iriya yari iyanjye, ntikiri yawe nyine, ihangane. Ihangane pole sana. Ngiyo karande itwambura, itunyaga, idukomeretsa, kuko n'ibyago. Reka mbabwire ikintu kijya kimbabaza. Hari ahantu naguze amafaranga yanjye kandi atari makeya atari na menshi, ariko hari na menshi muri icyo gihe.
kubera ibibazo nagiye ncamo hano muri Kigali by'umurimo w'Imana, guhamagarwa ntabyumva, Imana irampondagura noneho nanjye nkishora muri banki, ikambwira ati wijya muri banki, ndajyayo nintajyayo se ndabahonde, yewe wijya muri banki ndajyayo. Imana yakundaga kumbwira abese, ariko kumva byari bigoye kuko nashakaga gutera imbere. Umunsi umwe ndahagurisha amafaranga atari menshi, ariko uyu munsi hashobora kuba hikubye inshuro zirenga 10 ayo nahagurishije. Murabyumva? Harahenze nta mukire wajyayo amakeya yabatwaye yaba ari hejuru ya miliyoni 50. Uyu munsi reka mbabwire, ibyinshi tunyagwa, umwanzi nicyo ashaka ukirisituki, ariko ubeho uri rubyogo mu mufuka, ukizwe sakambi igenda mushwari zo kuririramo gusa. Yes, uwareba watwaye sakambi bengerana yagira ngo harimo miliyoni, usanga ari za mushwari na za pampeyisi n'ibindi by'abana, induza zose zakajagari. Cyakoze abakobwa bamushyiramo n'udusaka n'utunuze turya two mu ijosi, mutwita ngo iki, sharupi, kugira ngo nibaza kugusengera ugakorwa ukarira wihanagure basi, ugira ngo amafaranga barimo abayafite ni baki. Ndabizi uwazisaka yabashyira ku karubanda, ariko kandi Imana irashaka ko mutwara isakoshi zifitemwo akantu. Nkorera kuri uwo muntu, Imana ikumbera akantu, mukoreho nta kibazo, mukoreho mubwira ngo Imana ikumbera akantu, haba mu isakoshi yawe, haba muri kofi yawe, haba ahantu ku ikonte yawe, Imana ishyiraho iki akantu. Kandi ndabyatuye mu izina rya Yesu. Urabyakiriye? Wavuze ngo haleluya. Imana igwaka. Ariko mbabaze, uzi kubona ugenda ni sakambe mu gutaha ukabura n'umugati wa Simba wo gutahana, nyamara sakoshi yo muri 2016 iracyakayangana, wagira ngo ni ejo bundi, naho nisaza uzamara. Imana ikurinde kigusaziraho. Ibyo bintu biteye Imana gahinda. Hari bamwe bari gusenga, Mana ndinda ki sakoshi nshikiraho kuko naseba, ndinda tabara. Mwatureba wareba nyine mwisiza amavuta ya Kigali ukagira ngo mwese murafatika, ngenda barungurutse nababonye. Imana irashaka kuguterera uruzabibu akaba ari wowe uzarurya. Uruzabibu igiye gutera kaba kazi, uruzabibu igiye gutera yaba inzira y'ubutabazi, uruzabibu yabigiye gutera yaba ari amafaranga, uruzabibu igiye gutera yaba ari icyifuzo wazanye, urwo ruzabibu Imana igiye kurutera kandi ni wowe uzarurya mu izina ryande. Yes, yaba umusore ugiye kuhubuka kaza ari ingongobotsi atabaza ukusa. Ukuri kw'Imana mureke mbabwire, abahungu bazanywe n'Imana ntibajya bareba uburanga, oyahoye abo ni nyinya gusa, akibagirwa ko wakobotse, wakushutse, ufite kera iwacu bajyaga bakora ibintu bibi bakaturasaga, usibye ko zimaze gushira kubera ukuntu umugore agenda nyitaho. Nari mfite indasago no mu gahanga, niko byagenze. Yes, ziragenda zishira indasago. Hari abandi bagira imyotso, abandi bugasanga babakubisa amarive. Yes, amarive murayazi se? Imyotso bakaguciririka. Iyo umuntu yaje ntareba imyotso, ntareba indasago, ntareba imyate, ntareba, araza akavuga ngo yewe nguhushije nabangize ibyago. Urwo ni uruzabibu rwawe Imana igiye kuguterera, kandi ni wowe uzarurya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Urwo ruzabibu Imana igiye gutera n'urwawe. Abandi hari igihe uba wibwira ngo diplome yanjye niyo izakora. Oya, hari igihe Imana idaca kuri diplome igaca inzira utatekerezaga. Urwo ruzabibu ukarukoreraho igihe kirekire, diplome ibitse, ugasanga rugwaye n'amafaranga rutaya diplome, kuko uruzabibu rutewe n'Imana rwera imbuto nyinshi, rwera imbuto zifatika, rwera imbuto zigaragara n'izitagaragara. Imana irashaka kuguterera igiti kizagutunga n'abagukomokaho, kizagutunga n'abuzukuru, kizagutunga n'ubuvivi, kizagutunga n'abandi.
Imana irashaka kuguterera igiti. Bwana sifiwe. Reka nisomere nirukange. 22 22 havuze ngo iki? Ntibazubaka amazu ngo abemwe abandi, ntibazubaka amazu ngo abandi bayabemo, ntibazatera inzabibu ngo ziribwe n'abandi. Ariko Imana yashatse gukora iki uyu munsi? Irashaka kugushingira igiti. Kugushingira iki? Reka mbabwire, umugisha Imana igiye kuguha, umugisha Imana igiye kuguha, nibuze imyaka mike uzawurya, ari ukiryaho iragira mu myaka irenga 20. Reka mbabwire, tugira abantu bazi kudukuraho Imana iduteretse. Aho Imana igiye kugutereka ntawe uzahagukura, ntawe uzahagukura. Umva nkubwire, wibabara wirira, aho Imana ishaka kugutereka ntawe uzagira ute, ntawe uzahagukura. Hari abantu tugira bagenda badutega imitego yo mu kazi kugira ngo bakatuvanishemo. Akugiye kwinjiramo, akugiye kwicaramo, intebe ugiye kwicaramo, amasezerano ya mbere muyagiranye n'Imana. Umukoresha azaza rwa kabiri, aho Imana azagira imbaraga kuruta ayo umukoresha. Munyumve neza, ayo umukoresha agira kondisiyo zigorana, ariko ayo Imana arinda amasezerano y'umukoresha. Kuko hari igihe umukoresha kubonaho n'amakosa akakwihorera, akavuga ati yewe timbona uyu mugore n'amasengesho ye ni mu muha amahoro, akakubwira ati bikosore gutya bikosore gutya bikosore gutya, ariko imbaraga zikwirukana akazibura. Mwari muzi ko hari abantu bakora akazi n'uyu mwanya bagakwiriye kuba baravanywemo, ariko isezerano ry'Imana rikakabarindiramo. Kubera iki Imana ikora icyo kintu? Nuko iha agaciro ijambo yavuze. Amen. Ijambo Imana ivuze rigira imbaraga, rigira ububasha bwo kukurindira ahantu uri, ukahagarara ugakomera, kandi ugakomera abanzi bahari. Bakajya basamata rinjesha, ariko wamukubitisha inkuba, bakazinduka kugushikisha. Abashitsi bagushika ntibagushobore, bakavuga ati uyu turamushika ntaboneke, kuko bashitse ni Yesu, kuko amaraso yacu yo yivanze na ya Yesu. Abashitsi ntibatureba, hari imbaraga zitadukurikirana. Reka mbabwire, igituma badukurura bakatubona ni ibihe bikeya, ni ibihe bike muri twe. Imana ishaka ko tugira ibihe, n'abaturoga ntibadushobora, n'abadukubitisha inkuba ziradushaka zikatubura. Ntabwo byibuka abantu mahi inkuba, nari nicaye mu ntebe muri saro, turangije kurya ndamubwira ariko numva Imana imbwira kujya mu cyumba. Se urajya mu cyumba none akumara iki? Ndamubwira ndereka nje mu cyumba. Yewe turacyari muri saro. Ndamubwira nti oya, Imana irambwe ngo tujye mu cyumba. Nawe ndamufata tugiye mu cyumba. Tugeze ku gitanda, intebe ya plastike nari nicayemo yarakubisira turi kibaruka hagati. Ni plastike ikomeye, ni izakera zo muri za 90 zirya zikomeye cyane, zirya zikomeye ngizi intebe zacu twicayeho. Irakubiti irobokamo hagati, twashatse n'ivu ry'iyo plastike turaribura, icyobo kirasigara. Abazadusura tuzabereka. Iryo bari bankubitishije inkuba, ariko kuko dufite Imana irambwira ngo igendere hakiri kare. Ndigendera. Yes. Nigira mu cyumba cyanjye, ibiturika biturika nigereye hehe mu cyumba. Ariko Imana, kubana n'Imana biraryoha, biraryoha. Muri byararimbye ngo iza turinda majyana maza, none no mu bihe bida. Oh, iza kurinda majyana maza, none no mu bihe bidashira. Igihe kimwe nari ndimo senga, Imana irambwira ngo bagukubitishije inkuba, ariko ndakwimana. Nawe yarakwimanye, n'uyu munsi irakwimana, n'iminsi izaza izakwimana. Ntizagutanga mu maboko y'abagome. Iyo abanye nawe cyagihe iracyakomeje kubana nawe, iyo akurinze cyagihe iracyakomeje kukurinda. Ninubyumva atari haleluya. Ntacyo uzaba. Nguhetse ku mugongo wanjye, ntacyo uzaba we. Nguhetse ku mugongo wanjye, ntacyo uzaba. Nguhetse ku mugongo wanjye we, ntacyo uzaba we. Nguhetse ku mugongo.
mugongo wanjye ntacyo uzaba uretse ku mugongo wanjye abyeyi duhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba uretse ku mugongo wanjye urarinzwe urarinzwe uretse ku mugongo haleluya. Dosiye yawe Imana ishaka gusinya kandi nziza, munyumve neza, ikagira imbaraga, kuko uyu munsi ubayeho ubuzima butari bwasinyirwa dosiye, niyo mpamvu busa gutyo. Ariko dosiye yawe nisinywa ibintu biraza gucamo neza. Ndebere uwo muntu muturanye umubwire ngo Imana igusinyire, Imana igusinyire, nirangiza iguterereho kashi. Wabimbwiriye uwo muntu, ariko mwagiye mugabanya ibintu by'ubunebwe. Igusinyire, hari icyo bita sinya, igihesha agaciro sinya ni stamp. Barasinya barangiza bagastampinga, niba gustampinga niba kugira gute. Donc stamp ni ikintu iriya kashi batera, ni icyemeza k'iyo sinya nyirayo wayisinye. Hariho ikimenyetso kikurikira cyitwa kashe, vuga ngo bishimangirwe. Kandi muragira ngo ndi mu mubiri. Bigira ute? Dore uko ijambo ryabivuze, aho twari turi 65 Yesaya murongo wa 23, ntibazaruhira ubusa. Igihe waruhiye ubusa kirahagije. Kuri iyi nshuro ntabwo Imana ishaka kongera kuruhira ubusa. Oya, kuruhira ubusa Imana irabyanze. Kugokera ubusa, kwiruka ku bintu ugafata umuyaga, kurwana urugamba rwo kugira ngo hagire aho ugera, ariko ugafata iki? Umuyaga. Kuri iyi nshuro Imana yanze kuruhira. Ni nko gutwita ni nko gutwita ibintu byawe umwana ukamubura. Hari abantu bajya basama inda zigahera mu mubiri, yes, ukayifu igaheramo ikabura. Isezerano Imana iri kuvuga rigomba kuzura vuba. Nongera mbisubiremo, vuba. Bavuze kuri karande twanazimenaguye twanazisenyaguye, ntabwo ndibuze kuzivugaho cyane. Ndashaka kuza kwinjira mu mwuka wo gusenga, kuko aya magambo nayahawe mpagurutse. Imana ntishaka kuruhira, icyo ugiye gukurikira uragifata. Dawidi akurikira bariya banyazi, Imana yabateje kugenda ngo bagandika ahantu, ituma batagerayo, ngo abagwa hejuru, abagwa gitumo, abanyaga iminyago bari batwaye. Kuri iyi nshuro icyo ugiye gukurikira nta kuruhira. Munkurikire ntihagire undi muntu wari wese mureba. Ni njye ufite urusinga, ndi njye muhanuzi njyenyine hano, handi ibindi mu byihorere. Ntabwo Imana ishaka kuruhira ubusa, ngo wongere ugire kuroba ugafata ubusa, kujugunya ugafata ubusa. Ntabwo Imana ibyemeye. Icyo urakurikira uragifata. Ntabwo bazaruhira, kandi ntibazabyara abana bo kubona amakuba. Muzira ijambo icyo risobanura. Ntabwo uzabona ubyaye abana ngo bahinduke mayibobo ku muhanda. Umuruho wabo niwe wawikoreye. Hari umubabaro abana bawe batazababara, hari umuruho abana bawe batazaruha, kuko babanjirije mu kwizera. Bazagendera mu masezerano y'uruhererekane rwayo wahawe, bazakomereza muri ayo masezerano. Donc umutwaro wabo warawikoreye. Iyo turi gusenga dusengera abana bacu, iyo dusenga dusengera abuzukuru bacu, iyo dusenga dusengera abuzukuruza. Imana ntigwaye abana bo kubona iki? Amakuba. Ubukene waciyemo abana bawe ntibazabucamo.
inzara yakuriye abana bawe ntizabarye, ubwambure wambaye ubusa abana bawe ntibazambara ubusa. Hari ubukode batazakodesha, hari amashuri wacikije bo baziga bakarangiza, hari urwego utagezeho bo bazageraho, hari imigisha utafashe bazafata. Tuzabyara abana bo kubona iki? Amakuba. Hari umuntu byakira atari haleluya di. Hari igihe numva ijambo ry'Imana nkibaza niko nyumva namwe niko muryumva. Mbabwire, Dawidi yarwanye intambara arwana n'iza Salomo. Ntabwo mwari mubizi? Salomo Dawidi yamuteguriye ameza, amutegurira buri kimwe cyose. Umwana araza, ntiyigeze arwana intambara, yicara ku ntebe yaharuwe. Agiye gusaba Imana aravuga ngo Mana sinsaba ikindi, nyihera ubwenge naho intambara Dawidi yarazirwanye. Nyobora aba bantu gusa nta kindi, mba kubayobora gusa nta kindi, ubwenge maze umbe no kujya ngenda niciriye bugufi imbere yawe. Ahasigaye intambara data yarazirwanye, imisozi data yarayihinze, imishike data yarayishikaguye, urwiri yaruvanyemo, nge wanteretse mu ntebe igize ute itunganye. Ndashimira Imana, iyi miruho turi kuruha abana bacu ntibazayiruha, iyi miruho turi kuruha abuzukuru bacu ntibazayiruha, aka gahinda dufite abuzukuru bacu ntibazakabamo. Ninde ubyumva atari haleluya? Uri kuruha uwawe n'uw'abana bawe n'uw'abuzukuru bawe. Nicyo gituma byageze kuri we biraremera. Imana iravuze ngo ntituzabyara abana bo kubona iki? Abakobwa mugize amahirwe, mugiye gutwita mubyara abana b'abanyamugisha mu ngo zanyu, ejo bundi mugiye gushyingirwa. Abasore mugiye kuzabyara abana babeho neza, kuko mwatangiye inzira iyo kugira ngo mubane n'Imana. Imana irashaka kubakuraho umwuka w'umuruho. Nkorera kuri uwo muntu mubwire ngo Imana igukuyeho umuruho, n'abagukomokaho, n'abuzukuru bawe, n'abuzukuruza bawe, n'ubuvivi bwawe. Hari umuruho ubuvuyeho mu izina rya nde, mu izina rya nde. Ntabwo nkwiriye kurango n'abana banjye bazabe semiruho, n'abuzukuru ngo abe semiruho. No. Reka mbabwire, uyu mukozi w'Imana wacu kandi ndamukunda, Apotre Gitwaza, simuvuze nabi, afite uruhererekane rwa basekuruza barushye mu murimo w'Imana. Ariko umunsi yavutse, Imana yabwiye ababyeyi be, irababwira ngo uyu nguyu nzamugezaho mutageze, nzamukomeza, izina rye rizamamara. Ababyeyi bo bagendanaga n'amaguru nta n'igare, ugize amahirwe yabona igare agashima Imana, uyu munsi aragenda n'indege. Mwari mwahura ari kugenda n'amaguru? Base bagiye n'amagare, batereye imisozi batagira amagare, barayiterera bajya gukorera Imana. Ariko ibyo bakoraga, Imana yateguraga urubyaro ruzakurikiraho. Turi kubona uyu muntu uri kuruha, turi kubona izi ntambara urwana. Hari abana bawe batazazirwana, hari abuzukuru bawe batazazirwana. Hari ikirere Imana ishaka kurema ku buryo abana bacu bazajya bavuga ngo ba data bagendanye n'Imana, ba mama bagendanye n'Imana, baharuye inzira turatambuka, turagenda bitworoheye. Ariko ba data baciye ahantu hakomeye. Imana yawe ni Imana iri guharura inzira ndende. Ni Imana iri guharura inzira ku buryo umwana wawe azaba hataruha nk'uko warushye, aziga bicemo we byarakunaniye. Kebuka uwo muntu mubwire ngo abana bacu bazabaho neza. Nimutabivuga Satani azavuga ngo bazabaho nabi. Niko bimeze iyo wanze kubwira Satani warakubwira. None se nkubeshye, iyo wanze kuvuga hari irindi jwi rivuga. Ni yes, wanga kubwira umwanzi wakagubwira. Mujye mubimenye, icyo utatura umwanzi aracyatura. Yes, tubeshejwe no kwatura, tubeshejwe n'amagambo tuvuga, tubeshejwe n'aya magambo. Nuyareka ufite ikibazo. Gusenga n'ukwatura, gusenga n'ukuvuga, gusenga n'uguhanura, gusenga n'ukubwira, gusenga n'ukurekura ijwi. Kuko abakubwira ngo uzapfa utabyaye, uzapfa udakomeye, yo babwira ngo nzakomera, nzororoka, nzagwira, nzagera aha, nzakomera, nzagera, yes, yeah. Umwanzi nakubwira ngo nzakwica, ubwira ngo nzabaho. Nakubwira ngo ntuzakomera, nzakomera. Nakubwira ngo uzakenyuka, nzarama. Yes, ugomba kubisikanya n'ibyo Satani akubwira.
niwanga iby'umwanzi bizasohora, kuko we ntacyo watangaje. Kuko iyo Satani atangaje itangazo ntihagire iriboneka ririvuguruza, bya bindi byo biraba. Ndagira ngo nkubwire, mvuguruje amagambo mabi yose bakuvuzeho, mvuguruje amatangazo mabi yose bakumanitseho, mvuguruje inzandiko zose bakwanditseho mbi, ndazivuguruje. Icyo bakwatiyeho cyose kitajyanye n'ubushake bw'Imana ndakivuguruje mu izina rya Yesu. Kabone naho yaba ari umubyeyi, niyo yaba ari inde, uwakwataye ijambo ribi nditesheje agaci. Muri abanyamahirwe, muzakomera, muzagera kure, muzabyara, muzororoka, muzagwira, muzakwira amahanga, muzagera ku mibisisi. Reka reka mabwire, ndagira ngo nkubwire, atura ko wowe ibyo utatunze urubyaro rwawe ruzabitunga. Ntabwo munyumvishije? Umva turi Kigali, ba data bapfuye batahageze. Yes, turi Kigali, ba data bapfuye batagize ute, batahageze, barabahamba. Kuva bavutse data yapfuye atageze i Kigali. Jenoside yamutwaye atazi Kigali, kuko hajya agashyira radiyo ku gutwi akavuga ngo ni Kigali. Tukamaze papa urahazi, ati mbambaro, ati Kigali irekaka. Hari radiyo zitwaga nationali z'uruba yagendana. None njyewe narahageze. Si Kigali gusa na convention nayije, siho gusa na muri Marriott naragiye, siho gusa yewe nta nyubako zabo zirenze baranaje. Hayiri aho nari ninjira ari muri presidence, naho nzajyayo kandi ntajyanywe n'ibibazo, ngiye gushimira. Yes, ntabwo ari ibibazo bizabinjyanye, nzaba ngiye gushimira umuyobozi wacu tuyoboye neza, waduhaye izina Abanyarwanda. Mubwire nti mwarakoze, tubaye abagabo ariko mwabigizemo uruhare, kuko umunsi nabundabundaga mu gihuru nibo batuvanye mu gihuru, itara riraka. Turashimira Imana yabakoresheje. Reka tuyikomera amashyi. Hari ahantu utari wagera, kandi hari n'ahandi Imana ishaka kukugeza. Hari ahantu wageze ariko hari n'ahandi Imana ishaka kukugeza. Hari urwego wageze ariko hari n'urundi rwego Imana ishaka kukugezamo. Reka mbabwire, ni ukuri nturakomera. Niba unibeshya ngo warakomeye, nturakomera. Niba unibeshya ngo waraho wageze, hari aho utari wagera. Uyu munsi ndatangaza itangazo, hari yindi dimension, hari yindi level, hari urundi rwego. Oya, bitangariza umwanzi, hari urundi rwego, hari ahandi hantu, hari indi ntebe, hari ikindi cyicaro mu izina rya nde. Aho wicaye hari heza, ariko hari ahandi. Aho wakandagiye yego ni heza, ariko hari ahandi. Birigivanga iby'amaso atari yareba, iby'amatwi atari yumva. Ngibyo nibyo Imana yabikiye abayikunda. Iyo ukunda Imana mujyana ahantu, iyo ukunda Imana hari intambwe iguteza. Iyo ukunda Imana we, abakunzi b'Imana batagurutse bagatera haleluya, 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 haleluya. Reka nkubwire, hari n'ibiryo utari warya. Usibye ibirayi bitogosheje n'ibikaranze, hari indyo utari warya. Ujya mu Bushinwa uzabibona. Nujya mu Bushinwa uzamenya ko hari ibiryo utagira iwanyu. Buri hantu ugeze haba igaburo ryaho, hari n'indyamo yaho. Yamwirata ngo mwaryamye neza, hari ibitanda mutari mwaryamaho, ibitembera ndi murabiryamaho, kandi hari abandi babiryamyeho. Ni ukuri kose. Nta muntu watubwiye ngo ikiruka ngo vuru kikagenda, bakanda ngo vuru kikagaruka. Urakizi? Mujye mwemera ko hari ibintu tutari twabona, ariko siyo ntego yacu. Niwo mugisha dufite, ariko intego yacu ni ugukizwa. Impamvu mbibabwira ni iyi: agakiza si ubukene, agakiza si ukwambara incabari, agakiza si ukwambara inkweto zatobotse, agakiza si ukwambara ishati zaboze. Agakiza ni ukugendana naho tugeze kandi tukerekana agakiza, kandi Imana ikaduha umugisha. Yesu ashimwe. Hari abantu bamwe ngo ariko pastor ngusiga wambara nk'abanigeri. Hari nambara mwari mwabona? Hari amakaruvati ntari nambara, hari amakositime ntari nambara, hari ibintu ntari. Yes, indimo ndarwana n'utuntu twanga tw'amakaki, hari umunsi nzambara itara amakaki. Hari ibintu Imana, n'ukuri kwiyo mu ijuru hari ibintu Imana ishaka kuguha.
hari urwego Imana ishaka kuguterekaho, hari inzira zawe Imana ishaka gukingura, ukamenya ko ari Imana igira neza. Munsi umwe nigeze njya muri Kenya Nairobi, ndarayo marayo amezi nk'atatu, namaze hafi 2. Ariko reka mbabwire, nibwo bwa mbere nagaburiwe dendo, ukwezi kurashira njya dendo saa 6. Dendo murayizi? Ngeze aho ndababwira ni munkiza inyama, mwoka byaramwe, ndapfuye ndarwara gute, ndapfuye inyama zenteze ibibazo. Naho ga mwebwe hano i Kigali ntabwo muhora muzirya. Mbibutse impamvu, iyo abantu babifite bagira ngo babonye Imana, oya, hari ukugira Imana ufite nabyo, kuko Imana iratubwira ngo tuyigire kandi tugira n'ubutunzi. Hari abantu ngo kugira Imana birahagije niyo nakambara ikariso uzayambare wenyine. No. Imana ishaka kukwambika. Imana ni umwami, abana b'Imana ni ibikomangoma. Hari umwami wambara nabi, hari umwami urya nabi, hari umwami usa nabi. Hanyuma Imana yacu niyo kusa nabi no kupfa nabi. Iyo tutabizi ntitubisengera, kubimenya niko kubisengera. Nagira ngo nkubwire, udusakoshi twanyura dusengera amadolari n'amayero n'amapaundi n'amanyarwanda n'amashiringi y'amanyakenya n'afite agaciro. Amakongomani hoya, oya amakongomani hoya, wakuzuzamo nta nikirimo atanavamo cyane. Muyi urubatunga amakongomani wazayabaruka yavamo, kireka umufuka n'ukuzajyana imashini ndabindi. Imana ibaha ibyagaci. Ndebera uwo muntu muri kumwe ngari kurizeye ko bishoboka. Kwari gihe wicarana n'umuntu uri kujajinga ngo ibyo se birashoboka, mu mwicaranya aho ngaho ari mu mibare yo kuvuga ngo ntibishoboka. Niba bidashoboka turamusabye atahe, kuko ubwo iyo nyigisho si azagaruke ku cyumweru. Amen. Gana ku musozo tugiye kwisengera. Ntibazaruhira ubusa, ntibazabyara abana bo kubona amakuba, kuko bazabura urubyaro rwahawe umugisha n'Uwiteka hamwe n'abazabakomokaho. Maze ubwo bazaba batarantabaza nzabata, batari bantabaza nzaba, batari bavuga nzu, batari basakuza nzamanuka, batari baboroga cyane nzaba nahageze, batari barira amarira menshi nzaba nahageze, batari bakorwa n'isoni nzaba nahageze, batari bataka nzu. Mwakomeye Imana amashyi, murayiyimira iki Imana? Nagira ngo mbabwire, tugiye gusenga Imana. Haguruke tugiye gusenga, haguruke tugiye gusenga. Hari ikintu ushaka gutangaza muri amateraniro. Nagira ngo mbabwire ko Imana ishaka kurema ibitariho bikare. Haguruka wowe, vugana 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 n'umutima, vugana 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 n'umutima wanjye, vugana 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 n'umutima wanjye. Semana 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 na roho yangu, semana 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 na roho yangu, oh semana 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 na roho yangu, semana 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 semana
vugana 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 n'umutima wanjye vugana 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 n'umutima wanjye vugana 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 n'umutima wanjye Imana irashaka kuvugana nawe. Icya mbere ibagirwa ibya kera, ibagirwa ibyahise. Ibagirwa ibyahise. Ibyakubayeho byari impanuka. Izo mpanuka zose Imana igiye kuzikunja kunja. Hagarara tugiye gusenga. Mwikicara tugiye gusenga. Bibiliya yatubwiye ngo dore ndarema ijuru n'isi, ibya kera nimugire ute ntimubyibuke. Hari ikintu nabwiwe papa, Imana yambwiye ngo yubatse urugo rwawe kandi rurakomejwe. Kandi Imana irambwira ngo umudamu wawe aho yakoraga arasezerewe. Ari ahantu hatarahe, ari ahantu hadakwiriye, ari ahantu hadakwiriye umuntu w'Imana. Imana iramuseze, ari ahantu hadahesheje Imana icyubahiro, kandi aho yahuriye n'amabandi y'ingegera y'abapagani gusaba amafuti. Bamuha ibitekerezo bipfuye, bamuha amayide atariyo, bamuha amayide idiyazi bamuha zirapfuye, ariko kugira ngo rwubakwe imukuye hariya hantu. Urabyishimiye utere nka haleluya eshatu ko ntacyo bitwaye. Tera haleluya, arahavuye, arahava. Wazitera utazitera arahava. Yes, hari uburyo budahari. N'uyu munsi no kurya hari mwabo bigoye, n'uyu mwanya kwishyura inzu hari abo bigoye, n'uyu mwanya kwishyura amadeni hari abo bigoye. Inzira zawe zose zisa n'ahari empty, nta kintu kirimo cyaguhesha gutabarwa. Ariko Imana irarema ijuru rishya n'isi. Mureke mbabwire aya magambo abiri muhagaze. Imana yivuze ijuru ibivuze urugo, yivuze isi ibivuze ibintu biri materialist bifatika, kuko isi yaremwe mu ibintu. None yivuze ijuru ni umunezero w'abashakanye mu rugo n'abana n'ababyeyi. Irashaka kurema ibishyaho, irakuremera ibifatika, irakuremera ibyishimo mu muryango. Urabyakira uvuga ngo amena. Ikindi ndashaka ko tumenagura umwuka wajya gudutwara ibiryoshye ukadusigira ibishaririye. Ibiryoshye byawe umwanzi yarabiriye, ibyishimo byawe biraribwa, amahoro yawe aratwarwa, ikintu cyose kiratwarwa. Ariko Imana imenagura uwo mwuka, ugarurirwa ibiryoshye, ugarurirwa ibiryoshye, umutima wawe uryoherwe, amarangamutima yawe aryoherwe. Hari abo yapfuye ntibakiryoherwa, hari abumva baranze isi, ariko iyi si iyo uri kumwe n'Imana iraryoha, iyo ubuze Imana irasharira. Tugiye gusenga Imana. Vuga ngo Mwami Yesu, urandemeye, undemeye ibitari bihari, undemeye inzira zitari zihari, undemeye igitangaza kitagaragaraga, undemeye ubutabazi butari buhari. Uyu munsi ni wo kuremerwa. Abantu bagira uburyo baremera babo, bakaremerwa n'abafite ubushobozi. Ariko twebwe twiriwe imbere yawe, utwemereye kuremerwa. Twakiriye ibyo uremye, twakiriye ibyishimo, twakiriye umunezero. Kandi uyu munsi hari umwuka ugiye watwaraga umugisha wanjye, watwaraga umunezero wanjye,
igihe ngiye gufata bigaca mu myanya y'intoki, igihe ngiye kubona ibyiza umwanzi akabinyambura, ushyizeho ikinyuranyo, ngiye kubona ibyiza mu cyimbo cyo kwamburwa, ngiye kwakira amahirwe mu cyimbo cyo gusahurwa, ngaruriwe ibyanjye hatabuzeho na kimwe, hatabuzeho na kimwe, ngaruriwe amafaranga yanjye, ngaruriwe ubutunzi bwanjye, ngaruriwe ikirere cy'ubuzima bushya. Kandi uyu munsi nakiriye kubaho, nakiriye ubuzima butarimo kurwara. Amaguru yanjye ni mazima, amaboko yanjye ni mazima, inda yanjye ibaye nzima. Wa mwuka mubi we wagendagendagamo urapfuye, 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 urapfuye mu izina rya Yesu. Mugongo wanjye ni muzima, ni muzima, ni muzima, ni muzima. Satani washakaga kuwuca ndakumenaguye, 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 ndakumenagura. Amaboko, amaguru, umutwe ndakumenagura mu izina rya Yesu. Umutima wanjye, ibihaha byanjye, amara yanjye abaye mazima, abaye mazima. Umutwe wanjye ni muzima. Uburibwe ntibuzongera kumvikana, ntibuzongera kumvikana, ntibuzongera kumvikana, ntibuzongera kumvikana, ntibuzongera kumvikana. Mbaye muzima, mbaye muzima, mbaye muzima. Uhereye ku mutwe ukagera ku birenge, ndakize, 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 ndakize. Wa mwanzi w'ibyiza we ubimenye ko Imana yanjye nkijije. Hari umuntu byakiriye atere haleluya ko ntacyo bitwaye.